kabiri kivuga uburyo umunyamasengesho umusengamana akwiye kwitwara. Iyo aho gupfukama hahari dukwiye gusenga dupfukamye Imana. Itorero rirabikora hano muri gahunda yo kuramya. Iyo aho gupfukama hadahari dusenga tugenda mu modoka, dusenga turyamye, dusenga twubitse inda, dusenga twicaye mu modoka, dusenga dutwaye imodoka, dusenga tunyonga. Ibyo nabyo ntibikwiye gutera urujijo mu itorero ngo rimwe na rimwe nubona abantu basenze bapfukamye wumve yuko abandi basenze bahagaze ko batasenze. Hari uwigize kumbaza icyo kibazo. Njya ngira igihe nkasenga mpfukamye, akabaho n'igihe cyo gusenga napfukamye. Ayo masengesho yose Imana irayumva. Ariko Yesu avuga amagambo akomeye mu ngingo yitwa gusenga ku murongo wa 5 w'iki gice cya 6. Weho nusenga ntukamere nk'iki indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo kugira ngo abantu bagenze gute babarebe. Uramenya igihe cyose usenga ntukajye usenga kugira ngo ugaragaze ko ufite gukiranuka kurenza uko abandi. Cyakoze ikibihamya ujye ubisenga, ariko gusenga ni ukwemera Yesu Kristo n'Umwuka Wera bagakorera mu mutima. Ayo masengesho atarimo kumvira Imana. Mu Migani igice cyaho ngira ngo ni icya 28 umurongo wa 9 haravuga ngo uwiziwe amatwi ngo atumva amategeko y'Imana gusenga kwe ni iki? Ni ikizira. Yesu akomeza avuga muri iki gice cya 6 ntituwatinda, avuga Yesu aduhana kutiyiriza ubusa ngo twishimishe. Isabato yo kwiriza ubusa bayobozi bizera mujye muyimenya. Ntabwo ari isabato yo kwiriza ubusa ngo twirirwe twishimisha tugenda dutereka amasorori ngo uyu munsi nabwiriwe ngo nabwirije ugenda wese uvunjanye uko yatondetse. Mu gitabo cyitwa umurimo wa Gikristo umurimo w'ubugiraneza baranditse ngo bavuze Psalm 58 idini Imana ishima, bavuga ibiranga nkuko Bibiliya bivuga. Baravuga ngo igihe twirije ubusa tuba tugomba gufata ibyo twari kurya uwo munsi twirije ubusa tukabifashisha abakene. Uko niko kwiriza ubusa Imana igenza ite. Igihe rero twaje hano mu rusengero ku isabato yo kwiriza tukirirwa hano mu rusengero nubwo ababiha agaciro ari bakeya, ikintu itorero ryashyizeho gikitondera cyane. Iriya sabato iza rimwe mu gihembwe ni isabato yo kwitondera. Bizera nimukwiye gusohoka kimwe no ku ifunguro ryera waba mugomba gusigara mu rusengero mukaririmba indirimbo, inanga igacurangwa, indirimbo za 500 zikaririmbwa, abantu bakawumva ibitekerezo byabo byegereye Imana. Ibyo twari kurya kuri iyo sabato tukabikusanya. Isabato yo kumuza tugahamagara abadafite icyo kurya, tugahamagara abakene. Hari aho tujya tugira ayo materaniro ukabona n'abatari abadivantiste baje muri iyo sabato, kuko bavuga bati kuri iyo sabato turagenza gute? Turi buve mu rusengero turiye, bikatuma bamwe ubutumwa bwiza bubageraho. Amen. Ashobora kuza kurikiye ibyo kurya ariko Mwuka Wera akamufatira mu materaniro. Yesu agaragaza ko tudakwiye kwiririza ubusa ngo twishimishe ngo tugende turya, ahubwo twongeranye. Nicyo Yesu yavugaga. Iki gice cya 6 gihishemo byinshi. Yesu arakomeza muri iki gice cya 6 ageraho yavuze ngo ntimukiganyire. Tugiye kugera ku murongo badusomeye w'isomo ry'urufunguzo. Nimukagenze gute? Nimukiganyire. Ku murongo wa 25 Yesu aravuga ati nicyo gitumye mbabwira nimukagenze gute? Nimukiganyire ngo mutekereze iby'ubu bugingo muti tuzagenza gute basoma? Tuzarya iki cyangwa tuzagenza gute? Tuzanywa iki cyangwa nimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri yanyu ngo tuzagenza gute basoma? Tuzambara iki? Yesu ati mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri wanyu mwambaye mbese nuruta imyambaro? 26 nimurebe ibiguruka mu kirere ntibigenza gute basoma? Ntibibiba ntibigenza gute? Ntibisarura ntibigenza gute? Nta depo bigira n'ibigega, kandi so mu ijuru agenza atabasoma? Arabigaburira nabyo. Mwebwe se nimuruta ibishwi n'inyoni n'inyamanza cyane? Ninjye ubyongeyeho. 27 ninde muri mwe wakwiganyira akabasha kwiyungura n'umukono umwe? 28 none se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburyo uburabyo bwo mu gasozi uko bugenza gute, uko bumera. Ntibugira umwambaro, ntibugira iki? Umurimo ntibugenza gute? Ntibuboha imyenda. 29 kandi ndababwira yuko Salomo wari umubwiriza ubwe wa Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe muri ubwo burabyo. 30
ariko Imana ubwo yambika utwatsi bwo mu gasozi bukamera neza, tukabona amawuwa kuri ibyo byatsi, ikabikora ityo iyo Mana, kandi ikagenda ikabirimbisha. Haranditse ngo none kuri uyu murongo wa 30, ubwo Imana yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo, buriho none ejo bukagenza gute basoma? Bukajugunywa mu muriro bakabutwika. Mbese ntizarushaho kubambika mwaba afite kwizera kungana iki? Gukemwe. Nshuti zanjye, dusoza amateraniro, ndagira ngo mbasabe mugirire Imana icyizere. Amen. Isi n'ibiyuzuye byose ni ibyande, ni ibya Papa. Isi n'abayirimo nabe, inyamaswa z'ibirarashyamba nize, ariko Imana iragira ngo nye nawe mu byo yadutungishije, mu migisha yaduhaye, ku mugani wa ya ndirimbo tuzirikana imigisha yose yaduhaye, twemere amasezerano Imana yasezeraniye abayikorera bakoresheje muri ibyo Imana yabahaye, kugira ngo tuzabashe kwakira imigisha Imana yagenje ite, yadusezeraniye. Yesu arangira avuga ati mugabanye stress. Abantu benshi bari gusereswa ati igitenge najyanaga mu materaniro, cyane cyane ku badamu, abantu barakizi, ku isabato nicyo najyanye, ubu se nagisubizayo. Akaraza umugabo ku nkeke ngo nagura igishyashya. Ariko mbabaza, Yesu yagiraga amakanzu angahe? Yagiraga angahe? Natwe duhinduranya imyenda nk'ababwiriza ni ukugira ngo abantu batazagira ngo turabashonje cyane ku buryo twabaze n'icyo kwambara. Imana iduhaye amahirwe, ako kenda ukagahinduranya n'akandi, ariko si n'ibyo kwiratwa. Ubaye ari n'umwambaro umwe ku banyuzwe yawambara, kandi amavuna akawukora akagenza gute, akarangira. Yesu yagiraga ikanzu imwe gusa, kuva ku myaka y'ubuhinja arayikurana kugeza bayimwambuye bayiterera urusimbi, bamumanika ku musaraba yambaye ubusa buri, abahisi n'abagenzi bamuzunguriza iki? None uhangayikishwe n'iki? Mare yuzuye imyenda, ivarisi yuzuye imyenda, tajeri y'inkweto ufite imiguro irenga 5, umugabo ntasinzira, umugabo yabuze umutekano, imyenda y'abana irashaje, ibikarito biruzuye, iyindi muyijyana muri puberi, abandi bakaza kuyibagurira bakabaha ibiceri bikeya, bakajya kuyigurisha abandi, kandi abandi bakayambara. Kubera ko kwita no kubyo Imana yabahaye mutabiha agaciro, mubijugunyira abandi, mutabitunganyije byibuze ngo mubifashishe n'abandi. Umurengwe umunyarwanda yaravuze ngo wica nk'iki? Mwamara kubona ibintu mukabyaya, kandi ntimunyurwe, umutekano ukabura. Abagabo, Imana ikaduha imigisha, yamara kuduha imigisha tukayijyana mu kabari, tukayijyana mu mabuwate, tukayijyana mu maroji, urugo ugasanga rwagize ibibazo byo gukena, kandi ntacyo Imana itagenje ite, itakoze. Imana yatanze imigisha, ariko iyo migisha tuyisesagura nabi, tuyitwara uko bidakwiye. Mbarangiye kongera kwiga igitabo cyitwa Inama Zigirwa Itorero, ku cyigisho kivuga imari mu muryango. Haleluya! Aho bizatuma tuba abakontabure beza. Mugenzi wanjye ni umukontabure, ariko ajya nshyira kuri gahunda akambwira ati aya mafaranga rero ibi ngibi ujye ubijyana mu kazi, ntukajya ubizana hoya, nta faranga na rimwe rigomba gupfushwa iki ubusa. Abagore muhinduka abakontabure b'imiryango, abagabo mugenza gutyo. Iby'Imana yaduhaye tubijere, uwo mutungo tuwutunge nk'abazagenza gute, bazawubazwa. Narasomye ngo ifaranga ryose ripfushijwe ubusa Imana izaribara ku bantu. Ayo mafaranga abantu bashyira ku mirimbo bakagenda bagapfusha ubusa. Ubundi modeli yitwa ikigirwamana cyadutse muri iyi minsi ya none, uyu mwenda barawuzi wari umeze utya, ndashaka kudodesha umeze utya, ndashaka gushyiraho ufite umurizo, ndashaka gushyiraho umeze utya. Ugasanga ibyo bintu byabujije abantu gusinzira no gutuza. Nyina w'umuntu we, garuka ugenze ute, utuze, unyurwe.